gwagwa narwo nararunyoye yeme kanyanga zo zadutse narakijishwe gwagwa Imana yarukurokora Imana irarunkiza izina rya Yesu. Yego yes, reka mbasuhuze abakunzi ba Concorde TV show aho merosa yo mu Rwanda mu ntara enye ndetse mu mujyi wa Kigali ari muhanga mwumva ikinyarwanda ndabasuhuje mbabwira ngo Imana amori bane namwe kandi bahe umugisha. Reka mbashimiye mwe mwakanze subscribe mukadushyigikira tukatuka umuryango mugari nawe ugiye kubona iki kiganiro bwa mbere ukayikanda ngusabiye umugisha. Nk'ibisanzwe nitwatuma Imana Concorde nababwiye ko ntazajya mbicisha irungu, niyo mpamvu naje kwirebera umubyeyi wacu Nyirakaire Beatrice, umuhanuzi wacu, umujyanama wacu, umuvugabutumwa wacu n'ibindi byinshi. Tugwaye ikaze mere. Haleluya, amen, haleluya, amen, amen. Ndabasuhuje mu izina rya Yesu. Yego, nitwa Nyirakaire Beatrice, abandi umumama w'abana batandatu, umubyeyi w'Imana yagiriye ubuntu, umubyeyi Imana yataruye mu byaha, umubyeyi ubundi wari witwa amazina mabi ariko ubu ngubu nkaba nsigaye nitwa amazina meza kubwo namenye umwami Imana. Umva uko tugiye gukora iki kiganiro ubu ngubu uko bimeze, sibyo? Uvuze ko uri umumama w'abana batandatu, hari abantu badukurikiye babuze urubyaro, sibyo? Ugiye kubasengera. Uvuze ko uri umuntu warabaswe n'ibyaha ukaba warabivuyemo, ugiye gusengera abantu babaswe n'ibyo byaha ubu ngubu Imana ibasange ibibakuremo. None unasaba Imana ngo ituyobore muri iki kiganiro. Noneho nyuma numara gusenga ndi kuguteguza, sibyo? Numara gusenga uraduha ubuhamya bw'uko kuntu wari warabaswe n'ibyaha. Ni karibu. Turagushimye mwami Imana yacu, uri Imana igira neza, uri umukozi w'umuhanga, uri Imana ikora ku mugaragarizi ubariva, uri Imana itabara, uri Imana ibohora imbohe, uri Imana ivuga bikawategeka bigakomera, uri Imana idukunda, uri Imana itwitaho, uri Imana ikora imirimo n'ibitangaza, uri Imana yahanitse ikirere, uri Imana wadende inyanja, uri Imana ifite imbaraga n'ubushobozi, uri Imana ishobora byose, uri Imana nyamana, uri Imana yacu yaturobanuye mu bandi ngo tuyikorere ngo tuyivugire, uri Imana ifite imbaraga, uri Imana ifite umugambi mwiza kuri twe, uri Imana ifite umugambi mwiza ku bahanuzi, uri Imana ifite umugambi mwiza ku banyamasengesho, uri Imana ifite umugambi mwiza ku bayobozi b'amatorero, uri Imana ifite umugambi mwiza ku bakorera Imana bose bo muri uru Rwanda, bo muri iki gihugu cyacu. Urakoze Uwiteka Imana ishobora byose, urakoze ko ari wowe ugiye kudushoboza muri iyi minsi iruhije umugenzi. Mwami Imana tutagufite nitwifuza undi murengezi. Mana watugirira neza, watwambika imbaraga aho tunaniwe, aho benshi bacitse intege, aho benshi batenteburitse. Mwami tugusabye imbaraga, niho watubashisha muri uyu murimo twiyemeje wo kugukorera. Hari benshi babivuyemo ariko twebwe kubera ko tuzi ko hari ukundi tugutegereje ngo uzatugirire neza, tugutegerejeho byinshi, niyo mpamvu twebwe turi kwihambadika, niyo mpamvu turi kugusaba imbaraga kugira ngo ukomeze kutwegereza imbaraga zawe, za zindi zakabura nkomyi, za zindi zinesha abamediyani n'abadayimoni, za zindi zitwirukanira imbaraga za shitani, za zindi zitwirukanira imbaraga z'abakonikoni. Nukuri muri iyi minsi abakonikoni batumereye nabi, nukuri Toni wavuze ati badutega dusimbuka. Natwe turi gusaba imbaraga zo mu ijuru kugira ngo zururuke zitugote, kugira ngo zururuke ziturwanirire. Ufite ziriya mbaraga z'imvajuru, nukuri nta mwanzi wabasha kumuhangara. Nizo mbaraga nizo twishingikirizeho. Ngaho Data mwiza turazigusabye, ururuka uziduhereze tw'abanyamasengesho muri iyi minsi, kuko hari abanyamasengesho batari kubigenda neza, tutari kubigendanamo neza, ariko abo nabo tubasabiye izindi mbaraga, imbaraga zirya izindi, imbaraga zitwika imyuka mibi mu izina rya Yesu.
dushaka imbaraga zawe Yesu Kristo kugira ngo arizo dukoresha muri iyi minsi igoye umugenzi. Urakoze nyiribihe yuko uraziduha kandi ukadushigikirana mu izina rya Yesu. Amen. Haleluya. Amen. Ariko uziko usengeye ibiryo abantu basoza. Biri hehe ngo murye? Turi ku meza ntago umwanya wo gusengera ibiryo. Juri subo yabitetse. Ni ukuvuga ngo akeshi iyo hari ibiryo ku meza umuntu abashaka ngo abantu basenge isengesho rigufi bahite babirya. Yego. Ubwo ndi kuvuga nti wowe nyine usengera abantu bose kandi nibyo n'ubundi nk'umubyeyi ntabwo wasengera abantu bake nene nakubwiye ko usengera abantu benshi. Yego wavuze tero uri umubyeyi Imana yagiriye neza yakuye mu magana menshi y'abanyabyaha utunyuriyemo iyo nzira y'urwo rugendo rwo gukizwa. Hari ikibazo sarabo byakomeza? Nta kibazo rwose. Utinyira karire navutse gutya mvukira mu muryango umeze utya biza kugenda utya nuko sibyo. Njewe Nyirakarire Beatrice navukiye mu muryango ukijijwe. Ababyeyi banje bakijijwe barakijijwe muri ADPR mu itorero rya Pentecote. Yego. Nuko ubwo nanje mbona ko itorero ababyeyi banje barimo nanje ngomba kuribamo. Nakiye agakiza rwose, ariko Satani nawe yaransaho muri iyo minsi ntabwo yabyishimiye. Ari akantu gato yaransahuye, ariko kubera Imana izi yuko ndi umunyabugingo nzayikorera nuko irantarura inkura mu byaha. Yego. Ndayumvira ntabwo naje kuninira ijwi ry'umwami Imana. Nuko nanje mbona ibyaha nyakubahangiriye imbabazi abinkuyemo. Ntabwo nari nakijanditse cyane bikabije. Yantaruye mbese nari meze nabi, nari mpfuye cyokora nari mpfuye amagara. Nari mpfuye amagara rwose. Ariko yarakoze uriya mubyeyi wankuye mu byaha yarazi ko ikigenza abandi ndi kuvuga ubutumwa bwiza. Nanje nzaba ndi kubwira abandi bameze nkuko Shitani yaransahuye. Ndi kubwira abantu Shitani yarakariye. Ndi kubwira abantu Shitani yanze ko bakorera Imana. Ariko yewe abantu bafite ugutwi nimwumve uko umwuka abwira amatorero. Nanje narebye aho hantu ngo nimwumve uko umwuka abwira amatorero. Nukuri muri iyi minsi abantu babyuka, nyamara ubu twabaye barwiyemeza mirimo bo gukorera Imana. Gukorera Imana ntacyo turebyeho. Gukorera Imana mu bigoye, gukorera Imana tubifitemo inyungu. Uwiteka azatugororera. Nta bindi bihembo duteze ku bana b'abantu. Ibihembo tubitegereje ku Uwiteka umubyeyi wacu. Imirimo twayiretse, iyindi mirimo yahagaze, ariko tugiye gukorera Imana twivuye inyuma kubera ko turi kubona iminsi igoye. Se Beatrice wigeze unywaho ibisindisha? Nabinyoyeho rwose. Ibihe? Nanyoyeho ikigage. Nta bana nari nakagize cyo kora. Nanyoye ikigage, urwagwa narwo nararunyoye. Yeme kanyanga zo zadutse narakijijwe. Kanyanga ntago wasomye? Reka sinzi nibisharira nibimera iryohera numva ko yica abantu. Kanyanga yica abantu. Urwagwa Imana yarukurokora. Imana irarunkiza. Izina rya Yesu. Yego. Ni hehe wibuka yugereranyije inzira y'agakiza kuba ubu warakijijwe warabanje no kubaho ukizwa ukagwa? Ubu yurebye ikintu ubona kavuga uti Imana yanjye ahantu Imana yankuye tibi narindimo yo mbyibutse ati yabaye nkiri muri ibi mbameze nabi nibi. Nibutse ko narindi umufozi. Narindi umufozi. Ubwo mu bafozi twakoranaga nabonaga benshi binywera agasururu. Nkihangana njewe nkanywa ka soda. Yego. Ariko ubu ngubu nahisemo neza
ibyo namazije kwakira umwami n'umukiza muri njyewe ndabireka gucuruza magendu ndabyihora yuko nafunzweho kubera gucuruza za magendu narabiretse ubu rwose ubundi gushaka ubundi buzima Imana nimpa urushoro Imana nirumpa nzacuruza utundi duciriritse tutanjana mu byo gucuruza za magendu. Yego wafungiye mu nzererezi kubera gucuruza magendu? Nafungiwe ahantu hitwa Inemba. Ndabyibuka nafungiwe Inemba. Ugira amahirwe Imana igukuye? Ngira amahirwe mbona Imana inkuyemo. Ndavuga nti rero wa Mana we. Yego. Kubwo nkuye muri prison y'Inemba. Ngiye gukorera Imana nivuye inyuma. Yego. None ubu ngubu ndi gukorera Imana rwose ku buryo n'uwampamagara niyo yaba ari hehe na hehe. N'iyindi mirimo naba ndimo niyo nabandi mu murima no gupfukama nkamusengera. Nuvanga uguhamagaye wese ngo umusengere ntabwo ujye umuhira umwanya. Oya. Abaye kumva ikiganiro tanga nimero. Akenshi tuzibaza nyuma ugasanga umuntu ntiyagira ubuntu bwo kugira ngo ikiganiro kirangize. Ubu tugeze ku munota wa 11. Ari umukobwa azampamagara, ari umumama azampamagara, ari umugabo azampamagara, ari umusore azampamagare. Ufite ibibazo wese azampamagara. Niteguye kumusengera Imana ikabikemura. None se naguhamagara azakubwira ibyifuzo bye? Azabimbwira. Mufatanye kubisenge. Yego. Tanga nimero. Inomero yanje ni 078 21 50 69 3. Yego. Rwose umuntu ufite ibibazo uremerewe azahamagare Nyirakaire Beatrice amufashe gusenga. Yego. Ndabyiyemeje. Urabyiyemeje? Ndabyiyemeje rwose. None se nta muntu ujye guhamagara ngo uburi icyo umubwira? Karari umuhanuzi mugenzi wawe twaganiriye arambwira ati umuntu araguhamagara ati nsengera mfite ikibazo kiniki. Ugategeka uti ndategetse mu izina rya Yesu ngo iki kibazo gikemuke. Yakumva utamuhanuriye ngo umubwire ngo iravuze ngo icyo kibazo kizakemuka igihe kiniki, kumva ariko nta kintu wakoze. Ngo none wowe abantu baguhamagara bose kutanzira nimero kwa bagiye kuguhamagara bitegiki? Twe duhanura ari Imana idutegetse. Ntabwo rero uko umuntu yaduhamagara ari uko baturi ready. Impano z'ubuhanuzi ntari twe tuzitegeka. Imana niyo idutegeka. Hari igihe wampamagara ntari muri mudu neza, ubwo nkagusengera kwizera nako kurarema. Yego. Nkareba mu ijambo ry'Imana ryamfashije nawe nkari gufashije. Yego. Ntabwo kuvuga ngo ibyawe birakemuka ari uko nuzuye imbaraga z'umwuka wera, birakemuka ari uko mvuze ngo iravuze. Oya. Oya rwose. N'ijambo ry'Imana ryagufasha ukizera. Kwizera kurarema. Yego. Izere ko Imana yacu irema. Izere ko ibitangaza bikoreka. Ibyo yakoze kwa Yayiro, umwana yari yamaze kuva mu mubiri rwose. Ariko Yayiro nawe bitewe no kwizera kwari kumurimo, Yayiro kwizera yari afite kwagaragara aho ngaho. Hari igihe na gusengera utizeye ugasanga nta kwizera ufite. Izere. Yego. Undi cyo umuntu abahamagariye undi abaho kugira ngo amubwira agahinda ke abohoke. Si ngombwa ngo umuntu amuhanurire, kuko hari n'igihe umuntu yumva n'ijambo cyangwa ukumva n'indirimbo ukumvira gufashe bya bibazo ukumva biragabanutse. Ari no mpamvu tugiye guhita tujya mu jambo ry'Imana ugiye kutugezaho ijambo ry'Imana. Reka nguhe Bibiliya. Hahandi harimo agapapuro handi urasoma. Uransomera. Yego. Inete yanje yaramenetse ubu ngubu nta nari nabona indi. Imana iziguye mu izina rya Yesu. Yego. Ibice 2. Samweli wa kangahe? Samweli wa mbere. Samweli wa mbere ibice 2. Dore ku murongo wa mbere. Ibyishimo bya Hana. Maze Hana arasenga ati umutima wanjye wishimira Uwiteka, ihembe ryanjye rishyirwe hejuru n'Uwiteka, akanwa kanjye kagukiye
ku banzi banjye kuko nejejwe n'agakiza kawe. Ntawera nk'Uwiteka kuko nta yindi mana itari wowe, kandi nta gitare kimeze nk'Imana yacu. Ntimukongere kuvuga iby'ubwibone bikabije bityo, ntimukabe abanyagasuzuguro mu byo muvuga, kuko Uwiteka ari Imana izi byose kandi ari imenya urugero rw'ibyo abantu bakora. Imiheto y'intwari iravunitse kandi abasitaye bakenyerana imbaraga. Abari abakungu baraca inshuro kandi abari abashonje baradamaraye. Ndetse uwari ingumba yabyaye 7 kandi uwabyaye benshi aracebye. Uwiteka acira, Uwiteka arica agakiza, ashyira ikuzimu kandi agakurayo. Uwiteka arakenesha agakenura, acisha bugufi agashyira hejuru, akura abakene mu mukungugu, ashyira hejuru abatindi, abakuye ku cyavu, kugira ngo bicarane n'ibikomangoma. Baravuga baragwa intebe z'icyubahiro, kuko inkingi z'isi ari iz'Uwiteka kandi nizo yayishyizeho. Amen. Amin, amin, amin. Haleluya. Haleluya. Amen. Haleluya, haleluya. Amen. Imana ishimwe. Amen. Maze Hana arasenga ati, Ana yarasenze. Haleluya. Ana yarasenze, Imana iramwumva. Imana ishimwe. Nawe muri iyi minsi wasenga, Imana ikakumva. Umwami Imana yacu akunda abayitabaza. Umwami Imana yacu akunda abayitakira. Haleluya, haleluya. Oh, Imana ishimwe, himbazwe. Abari ingumba barabyaye. Ayiwe, ndahumuriza abantu badafite umwana. Ndabahumuriza kandi mbasabira ngo mwizere nk'uko Hana yizeye. Ana yasenganye agahinda, asengana umubabaro, ariko mu kanya nk'ako guhumbya Imana iramurengera. Mu kanya nk'ako guhumbya Imana iramutabara. Yeme, 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 ndabinginga rwose ngo yeme nawe udafite umwana mu mugongo, udafite umwana ukikiye uri konsa, tabaza Uwiteka yiteguye kukurengera. Tabaza Uwiteka yiteguye kugutabara. Yeme ababyaye 7, ababyaye abana benshi. Hari abantu bavuze ati wewe ubyaye abana benshi uzabaha iki? Ariko ababyaye 7 baracebye. Haleluya, haleluya. Imana ishimwe. Nawe wewe uri kwiheba ngo ntabwo ubyaye, humura, Imana ije kuguha umwana. Wewe uri kwiheba ngo nzabagaburira iki? Nukuri muhumure, ndabahumuriza. Ababyaye benshi baracebye, uwabyaye 7 aracebye. Aho uwabyaye 7 azaceba n'uguceba umugisha wo mu ijuru, n'uguceba k'Uwiteka. Haleluya, haleluya, haleluya. Ndabwira abantu batabyaye ngo mwihangane, Uwiteka aje kubaha umwana. Ndababwira rwose mwihangane, mureke kurira, gutabarwa kurabonetse. Nukuri ndabinginga, mwizere nk'uko Hana yizeye. Hana yageze kwizera, atakambira Imana. Imana ntiyamwirengagije, yaramwumvishije, nuko iramusubiza. Hana arahetse ubu ngubu. Nukuri ndi kubwira abantu bari mu rugero nk'urwa Hana ngo mwihangane. Uwiteka yabonye agahinda kanyu, Uwiteka yabonye umubabaro wanyu. Mwitegure nawe aje kubakorera imirimo nk'iyo yakoreye Hana. Izina ry'Imana nirihimbazwe, izina ryayo nirihabwe icyubahiro. Muri aka kanya nukuri ndabinginga rwose kugira ngo mwizere Imana. Nukuri muyinginge, muve mu bitagira umumaro, muve mu magambo, muve mu bitagira shinge na rugero. Uwiteka agiye gukora imirimo n'ibitangaza. Abamwegereye nawe agiye kubaba hafi, abasubize ibyo bakeneye, abakemurire ibikwiye gukemuka. Ndabinginga rwose kugira ngo mugire ubwenge muri iyi minsi. Korari ndirimbamo n'iririmba indirimbo ivuga ngo
umunyabwenge w'iki gihe ni uwitaye ku iherezo rye. Mbese muri iyi minsi witaye ku iherezo ryawe? Haleluya! Witaye ku iherezo ryawe ko iminsi ari mibi. Uwiteka Imana nakugirire neza. Uwiteka Imana nagukemurira ibibazo. Uwiteka Imana nagusubiriza ibyifuzo. Ahari nawe wabona ibyifuzo wari ufite bikemutse, wari uri kugenda uri gukururuka, ngusabiye imbaraga rwose kugira ngo uve mu bitagira umumaro. Imana niguhindura, nawe uzahindure n'abandi. Nanjye yarampinduye nje Nyirakarebe Beatrice, none ubu nanjye ngeze ku rugero rwo guhindura abandi. Haleluya, haleluya, Imana ishimwe. Twongere turebe irindi jambo ryamfashije riri hano muri Zaburi. Imana iturengere, Amen. Imana itugirire neza. Ni ukuri iki gihe twari dukwiye kumenya ko ari igihe gikomeye kigoye, natwe tugahitamo tugakorera Imana. Yego. Zaburi ya kangahe? Zaburi ya 15 umurongo waho wa mbere. Zaburi ya Dawidi. Uwiteka ninde uzaguma mu ihema ryawe? Ninde uzatura ku musozi wawe wera? Nugendera mu bitunganya, agakora ibyo gukiranuka, akavuga iby'ukuri nk'uko biri mu mutima we, utabeshyeresha abandi ururimi rwe, ntagirire nabi mugenzi we, ntashyushye inkuru y'umuturanyi we. Mu maso ye umunyagisuzuguriro arahinyurwa, ariko abatinya Uwiteka arabubaha. Icyo yarahiriye naho cyamugirira nabi ntiyivuguruza. Amina. Ntaguriza ifeza kubona indamu zirenze urugero, cyangwa ntiyemera ibiguzi kutariho urubanza. Ugenza atyo ntabwo azanyeganyezwa. Amen. Haleluya, haleluya, haleluya. Iri jambo ni kuribwira abantu bantegeye ugutwi. Uwiteka ninde uzaguma mu ihema ryawe? Nuwakoze ibitunganye, nuwakoreye Imana ibyo Imana ishaka, nutabeshesha ururimi rwe, nutifuza inyungu kuri bagenzi be. Nk'ubwo bagenzi banje bampamagara ngo ya nimumpereza amafaranga, oya, gukorera Imana nta biguzi birimo. Nukuri ndabinginga kugira ngo tukorere Imana tutitaye ku biguzi. Bwoko bw'Imana ndabinginga rwose kugira ngo dukorere Imana igihe cy'igihari, dukorere Imana tudateze ibiguzi. Ndabinginga kugira ngo muri iyi minsi abatagira abari bafite ipfunwe ryo gukorera Imana, ndabinginga ngo Uwiteka basange dukorere Imana, kuko iminsi ni mibi. Nyamara wakwiye gukorera Imana hakiri kare butaribwira, kuko nibimara kwira ibyawe bizaba byarangiye. Wewe ugihumekaho, abandi bamwe baramanitswe bari kongererwa umwuka. Twebwe turi bazima, twari dukwiye gufata akanya ko gukorera Imana, tugasura abarwayi tukabasengera bagakira bakaba bazima. Ijambo nari mfite niryo ribafashe nkuko nanje ryamfashije. Buri mu bwibone ngo ukorere Imana. Ntabwo waba uri mu bitagira umumaro, uri kunywa, uri gusinda ngo ubone umwanya wo gukorera Imana. Ibyo dukwiye kubyanga burundu, maze tugahitamo gukorera Imana yacu. Imana ishimwe. Ijambo nari mfite niryo ribafashe kandi ribahindure, rigeraho ribakura, rigere naho ribageza. Mwakira ijambo ry'Imana yari yampaye niryo ngiryo. Dushimiye Imana. Amen.